mbonye ko ku bantu barebare n'abagufi uwiteka azanye Timasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo. Mudusomere muri Amosi ibice byaho 7 umurongo wa 7. Uzadushakire mu bacamanza ibice 10 umurongo w'10 ageze 15. Mukasome mu bacamanza bara undi arabashaka muri Amosi. Gasoma ibice 7 umurongo wa 4 niba wahabonye aravuze ngo ibi nibyo yanyeretse. Umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe Timasi, afite itimasi mu ntoki. Maze Uwiteka arambaza nti, Amose we, ubonye iki? Nimbonye itimasi. Umwami ati, dore nzashyira itimasi mu bwoko bwanjye Isirayeli, sinzongera kubanyuraho ukundi. Kandi ingoro za Isaka zizaba imisaka, n'ubuturo bwera bwa Isirayeli buzasenywa. Kandi nzahagurukira inzu ya Yerobowamu nitwaje inkota. Amen. Haleluya. Amen. Reka nanjye nsome mu bacamanza ibice byaho 10. Rero ubu turebera Yeremiya 33 udusomere 13 byonyine. 10 haravuze ngo abacamanza 10 umurongo wa 10 haravuze ngo haravuze ngo Abisiraheli bahera ko batakambira Uwiteka baravuga bati, twagucumuyeho kuko twakwimuye, uri Imana yacu tugakorera Zabali. Uwiteka abaza Abisiraheli ati, sinjye wabakijije Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya, kandi Abasidoni n'Abameleki n'Abanyamowabu babahataga mu ntakambiye bakiza amaboko yabo. Ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana, sinzongera kubakiza ukundi. Nimugende mutakambira Imana mwitoranirije, aba arizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisiraheli batakira Uwiteka bati, twaracumuye koko, noneho utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Baherako bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisiraheli. Amen. Amen. Yeremiya 33:13. Yeremiya 3:13 aravuga ngo mu midugudu yo mu misozi miremire no mu mpinga yo mu kibaya no mu mudugudu w'ikusi no mu gihugu cya Benyamini naherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibare, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ntabwo biri busabwe haleluya nyinshi cyangwa kuzamura icyubahiro cyane, birasabwa kumva kuko Imana izanye Timasi. Haleluya. Amen. Amaso aravuze ngo nagiye kubona mbona ku nkike, mbona igikoresho bita Timasi.
Imana ishimwe. Nta muntu dufite waba usobanukiwe ibintu by'igifundi akadusobanurira ikintu bita timasi. Timasi ishinzwe kuringaniza ibintu. Haleluya. Aravuga ngo mbonye Uwiteka azana timasi mu bagore, mbonye azana timasi mu bagabo, mbonye azana timasi ku bantu barebare n'abagufi. Uwiteka azanye timasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbonye azana timasi ku myambarire. Azanye timasi. Imana izanye timasi. Igeze mu ngo zacu zizana timasi. Irebe uko bimeze. Imana hari ibintu ije kugorora. Ntabwo izareba ngo uri inzobe izanye timasi. Imana izanye timasi muri karitsiye utuye. Yesu azanye timasi. Hanyuma iyi timasi niza kugorora igasanga ntibigororeka, izabigorora. Kuko iyi timasi nicyo ishinzwe. Izazana timasi iringanize. Iyi timasi niza ntizareba muri mu nzu nziza. Timasi izakora akazi kayo. Haleluya. Haleluya. Imana izana timasi no mu rubyaro wabyaye ikazana timasi. Ikazana timasi naho ushatse timasi ikahagera. Ikavuga ngo mbese ibi bintu ko bitari bihari muri uyu muryango, uyu mukazana atarahagera, aya makimbirane avuye hehe? Izazana timasi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana izana timasi no ku minzani. Izayizana. Izazana timasi. Uwacu umwe yavuze ati njye n'ikimenyimenyi ntabwo nzagaruka muri butike, kubera ko njyewe narijya kugura irobo nzi ko ari irobo, none ugize ibintu nkuraho. Timasi izaza no ku minzani. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo timasi izaza, Rusi yigeze yavuga ngo hari ibintu Imana ishaka guconga bigacongeka kandi izabisiga ibiconze. Imana ishimwe. Yeremiya yavuze ngo mu midugudu yose, Bumbogo, Nyabikenke, Imana izongera gucisha intama mu kuboko kwa nyirazo, yongera izibare. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dufite abantu Imana yahamagaye ari intama, ubu bikuye uruhu rw'intama barangije. Imana izongera gucisha. Izavuga ati njyewe Uwiteka nahamagaye abaririmbyi nzi ko bagiye kundirimbira, ariko kundirimbira baragira ngo abantu babone ko bazi kuririmba. Imana izongera izicishemo izibare. Imana izazibara. Hari abantu bambuye uruhu, biyambika uruhu rw'intama kandi imbere aramuseka. Imana ishimwe. Hari ukuntu tujya ku murongo dutonze urutonde, amaraso y'urutonde, kandi iyi ntama niyambitse uruhu rw'intama itari tuzayimenya kuko ubundi tuzi ko intama mu mibereho yayo ikunda gutuza. Ikunda gutuza. Intama igira ituze, nta kajagari igira, nta matiku, nta magambo. Ibintu byose wakorera intama irangwa no gutuza. Umugabo umwe aravuga ati njyewe ngiye gukora umushinga, ngiye kujya ndeba intama muri karitsiye, nzambutse umupaka, nzajya nzigura nzambutse umupaka nanjye banyishyura. Arabikoze intama ziza kurangira. Aravuga ati ariko rero ngiye kujya mfata ihene nzambika uruhu rw'intama, ningera ku mupaka ntibazamenya. Urabikora nkakwibwira ukibwira ko abantu basigaye bafite ihereka. Ariko uyu mugabo izi ntama karitsiye azikuramo n'izijya zirangira. Niko mu dutesitingira izi ntama bakoze ku ntama ihebe bakihene. Amande yabaye menshi ndetse hari bashyizeho n'igifungo. Imana izongera ifata intama izicisha mu kuboko kwawe. Nizi niwiyambika uruhu rw'intama uri ihene, izakurya ikinyunguti
izazicishamo izazicisha mu kuboko kw'indyo yongera izibare nuhebewe izongera Imana izongera izibare ivuga uti njyewe njya kubara intama nisanga ari intama iburyo ihene mu by'ibumoso Imana izazibara we mbega intama ngo tuzabarwa abantu twiyambitse uruhu rw'intama imbere turibye Imana izazibara Haleluya amen haleluya intama Imana izongera izibare ngo ni mu midugudu yose hatavuyemo umuntu izongera izishyire ku murongo ivuga uti njyewe ko naguhamagaye ucisha makeya ninde wakubwiye ngo ujye ugira amagambo Imana izazibara mu bagabo we Imana izongera izazibara umuntu umwe Gideyoni we haravuga ngo Uwiteka we aba bantu bakomeje kuba benshi Uwiteka aravuga ngo reka nkwereke njyewe banganira mu kagezi numara kungereza njya kuba kugeragerezayo niwadebona undabara n'abanywesha amashyi ubashyirira arareba abona abantu babaye benshi aravuga uti njyewe reka nkwereke nganira ko kageze ungeragereza abaririmbyi undebere ukuntu bamwe bashabageza undebere aba bagabo ukuntu bari kujabageza aba bagore ubandebe undebere ukuntu bari kujabageza bizasobanukira iminywere yabo n'ibizamenya abo mujyana haleluya Gideyoni agezeyo asanga abantu 300 nibo bazi kunywa abandi bari kujabageza uyu murima cyangwa iki kibanza uyu murima turimo dusiribanga tubyigana Imana yarawuruhiye we uyu murima yawumeneye amaraso yaranakubise ntabwo izakomeza kwihanganira bamwe baratubwira ngo bareke urukungu n'amasaka bikorana ariko bizacanguka urukungu n'amasaka ibi bintu bazabicangura kandi bizacanguka ubaca bari kutubwira njyewe sigaye ntinya abantu niko bimeze ubu twasenze wanyereka urukungu ubu wanyereka amasaka ibintu byarivanze turi ku kagezi haleluya amen haleluya Imana izazana timasi nimara kuzana timasi ifata intama yongera izicishe mu kuboko kwa nyiraso yongera izibare kandi ni Imana izi kubara uwacu kutubwira ngo ireba neza nta nubwo ireba imirari ireba neza Imana ireba neza Imana ishimwe umbabarire niba twari tuzi kuri intama nyamara uruhu wiyobora ntabwo ari ngombwa ngo utange itangazo ariko guca bugufi kuratanga abantu baracyaca bugufi numara kumenya ko izi ntama zizaca mu kuboko kwa nyirazo ukavuga uti njye naza kubara nariye si intama muri korasi nariye si intama abahanuzi nyamara ndabizi ko ntari intama wowe wite unyeze Imana ishimwe Imana ihimbaza ndavuze ngo Imana izazana timasi Imana izongera gucisha intama niko dusomye niko tuvuze muri biriya niko tubisanze abacamanza ibice 10 umurongo waho wa 10 haleluya amen haleluya haleluya ongera usubiriremo neza iryo jambo ko turisomye impera 10 ugeze 16 twumve uko bimeze imisi turimo iruhije
abagenzi iruhije abagenzi wari umuzabibu mwiza ushimwa n'uwawuhinze none dore wameze amahwa usigaye uhanda abagenzi usigaye uhanda abagenzi reba reba neza reba kuri umugenzi nusanga utari umugenzi reka kwishyira mu bagenda reba n'imirima yawe kwizatuma wumva impanda kwizatuma wumva impanda. Haleluya. Amen. Dusomera abacamanza ibice 10 kugeza 15 kumva uko biheruka hanyuma twiyicare. aravuga ngo abisiraheli bahera ko batakambira Uwiteka aravuga bati twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu tugakorera za Bali. 11 Uwiteka abaza abisiraheli ati si jye wabakijije abanyegiputa n'abamoni n'abafilisitiya 12 kandi abasidoni n'abameleki n'abanyamawami nyine soma neza n'umuntu wize mwitaza na za kibohora bigorore neza. Ibice 10 umurongo w'icumi ageza 16. Abisirayeli bahera ko batakambira Uwiteka baravuga bati twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu uri Imana yacu tugakorera za Bali. Uwiteka abaza Abisirayeli ati sinjye wabakijije abanyegiputa n'abamoni n'abafilisitiya kandi abasidoni n'abemeleki n'abanyemowabu abanyemawoni babahataga muntakambiye mbakiza amaboko yabo ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana sinzongera kubakiza ukundi. Nimugende mutakambire Imana mwitoranyirize abe arizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisirayeli batekera Uwiteka bati twaracumuye koko noneho utwigirire uko ushaka ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Bahera ko bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo bakorera Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi ibaze nicaye hariya mu gise Imana imbwira ngo mbasomere ijambo ryo muri Obadiya igice cya mbere 15 honyine. Niyo mesaje y'abantu basenze uyu munsi. Obadiya ari mu bahanuzi bato, ni nacyo gice cyonyine ahantu kimwe cya Obadiya umuntu wageze gusomera igice cya mbere umurongo wa 15 honyine. umuntu wageze nagusomera nawe. Obadiya igice cya mbere umurongo wa 15 honyine. Ni mesaje y'abantu basenze uyu munsi. Kadukomeye mu izina rya Yesu. Ibintu byose bitavuga Imana bituze twumve mesaje yanyu.
kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira. Amen. umunsi w'Uwiteka uri bugufi kandi uziye amahanga yose. Ukuntu wagenje niko uzagenza, kandi ngo ibintu byose wakoze bizakugaruka ku mutwe niko Uwiteka avuze. Iyo yari mesaje yanyu numvise ngeze hariya nicaye hariya. Hanyuma ntabwo mvuga byinshi kuri iri jambo ryo mu bacamanza. Aravuze ngo Abisiraheli barangije biremera izabo mana. Uwiteka arabaza ati ariko reka mbabaza, sinjye wabakuye muri Egiputa? Sinjye wabakijije Abafilisitiya n'Abamoni n'Abafilisiti n'ibiki byose? None mubirenzaho mwiremeye izindi mana? Uhereye none aho uzampamagara sinzamwika, ahubwo ajya agenda Imana mwikoreye abarizo mujya kubwira ibibazo. Abisiraheli bamenya ko bacumuye. Bamaze kumenya ko bacumuye bikuramo ibigirwamana, baravuga ngo ni wowe waduherekeje sehashika tugiye kubyara. Baravuga ngo ni wowe watwishyuriye amashuri, ni wowe waduhekesheje bitari bushoboke, ni wowe watugaburiye. Bikuramo ibigirwamana. Baravuga ngo nubwo twabyirengagije tukiremera izindi mana, ntabwo twibagiwe ko ari wowe wadukuye ku isi. Nubwo twacumuye tukiremera izindi mana, ntabwo twibagiwe ko ari wowe wadukijije twarahumanye. Imana yongere kwibutse ngo nuko bigira inama yo kwikuramo ibigirwamana. Uwiteka nawe afata umwanzuro, haravuga ngo noneho nimumpamagara nzabitaba, nzumva gutaka kwanyu, nzumva gusenga kwanyu, kuko mwakuyemo ibigirwamana. Imana ibambere umugisha. Yeremiya ibice 12:5 aravuga ngo mbese ko wirukanganye n'abanyamaguru bakagusiga, akaba haje abanyamafarashi, uzabigenza gute? Aravuga ngo mbese Yorodani niyuzura bizagenda bite? Aravuga ngo kandi nubwo utuye mu gihugu cy'amahoro, ukaba unezerewe ufite akazi ukiryama bikemera, ukaba ukirya bigakunda ucyambara bikemera, bakaba batita shushu bw'umutima hanimunetse, hari ibintu bizahinduka kuko Yorodani igiye kuza kandi zuzura. Ahubwo Imana izaturinde ko yakuzurira. Ariko Imana izazana Timasi, Imana izongera icisha intama mu kuboko kwa nyirazo. Abisiraheli bagira ubwenge bakura ibigirwamana hagati muri bo, bongera kwibuka ineza y'Imana. Baravuga ngo dufashe umwanzuro tuzagukorera. Uwiteka yarabakuyeho amaso, arababwira ngo ibyo bigirwamana aba ari byo muzajya mubwira imibabaro yanyu yose. Barangije baravuga ngo twebwe twibutse neza batugiriye, twikuyemo ibigirwamana, dufashe umwanzuro wo kongera kugukorera. Amen. Uri data wa twese mwiza, Imana y'imbaraga nyinshi, kandi Imana iteye ubwoba. Imana izongera gucisha ukuboko munsi, intama munsi y'ukuboko kwa nyirazo ikazibara. Turi hano turi abagore ndetse n'aba bagabo n'aba bana baduha, n'uru rubyiruko rw'abasore n'abakobwa, tumenye kugiye kuzana Timasi. Nyuma y'uko tumenye kuzongera kuzicisha munsi y'ukuboko kwawe, nyuma y'uko tumenye ko hari ibigirwamana twibitse tukakwibagirwa, turavuze ngo tubabarire kandi wongere utubabarire. Twese tukugirireho umugisha. Mu gihe uzaba urimo bari intama, natwe tuzaba intama. Mu gihe uzaba uzanye Timasi, uzaringaniza ibintu bitaringaniye. Uwiteka we uzaturinda kuzurirwaho na Yorodani, uzaduhe kwambuka Yorodani. Byaba bimaze iki tubyigana tuzi imbere yawe, hanyuma tukabyigana ntitugukoreho ngo icyago cyacu kikize. Twemerere Yesu imitima iciye bugufi, utweze udutunganye. Twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Dufite ibigirwamana twimitse, turakureka. Twimitse ibiryo, twimitse imyambaro, twimitse ibirori ndetse na minerivare. Twiba
wibagirwa ko hari igihe wishyuye igihembwe cya mbere tugiye gutangira umwaka twibagirwa ko uzatwishyurira. Tugirire neza imbabazi zawe Mana, kandi abantu baciye bugufi mu mitima wongere utugaruke ku bwa karande zacu twaraba kugirirwa umujinya ndetse nk'abandi bose, ariko mwami ijambo ryaravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo ngo byose byarumviswe, uravuga ngo twubahe Imana gusa. Twarumvise hari ibintu bizadushinja twageze imbere yawe, n'amatelefone dutunze azadushinja, ariko mwami Imana turakwinginze kugira ngo mu gihe uzaba uhagaze ku bicu urimo uvuza impanda, amatwi yacu azakumve, amazina yacu yandikwa mu gitabo. Urakoze wa munyembaraga we, uratuje mukiza mwiza, ibyo ushima n'ibyo ushaka aba ari byo bitubaho mu izina rya Yesu.